Ababonaga akazi kubera ubukwe barataka ubukene kubera Covid-19. Mu mudugudu wa Karama, mu murenge wa Kigali, mu karere ka Nyarugenge, umuhanzi wa gakondo Ntigurirwa Emmanuel bita Emmy Nkwakuzi yakuye umwana we mu ishuri yishyuraga ibihumbi 200 ku gihembwe, amujyana mu ishuri rya leta ryishyura amafaranga ari hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 10 ku gihembwe. Ibyo byose ni kubera ingaruka yasigiwe na Covid-19 kuko yinjizaga amafaranga kubera kujya kuvuga amazina y'inka mu bukwe, kuyobora ibirori no kuririmba. Akavuga ko ubuzima abayemo muri iki gihe butamworoheye kuko yagerageje no gushinga kantine mu Biryogo, umujyi wa Kigali ushyizwe muri Guma mu Rugo ya kabiri arahomba, ubucuruzi bwe burahagarara. Urakoze cyane. Mu izina ry'ubusizi ndi Nkwakuzi y'ikirenga nyamuberwa n'inkindi nizihirwa n'ingamba nyir'icumu ry'inshungiro ryacuriwe gucurunguro ryitwaje nkabarumashanira kunesha, ngira ingabo y'umutamimwe ikagira icondo rikameniza indi n'inkataza kurokera ugomba ngogonde n'intwari yabyirukiye gutsinda. Ubwo duteye abahunde nikoranye umuheto nguhimbaje nanjye ntambara nyirema igihugu cy'abahunza nakivogereye, umukinza mpingutse imbere n'isuri murego yaramuvurana ishema nongeye nkanga umurindi hasi cyane ndarekera intwari cyane byahamye. Ndi Nkwakuzi rero, amazina y'ababyeyi ni Ntigurirwa Emmanuel. Ahangaha dutuye ni mu karere ka Nyarugenge, umurenge wa Kigali, abakunda kuhita i Karama, mu kagari ka Nyabugogo. Nkaba rero ndi umucuranzi, ndi umwe mu bantu bari bamenyerewe cyane mu misango y'ubukwe ndetse no mu bindi bitaramo, ariko ubu nyine byarahagaze. Ntabwo tukibikora. Icyorezo cya corona cyateye isi yose ndetse n'u Rwanda kitarusize. Yego. Natwe rero cyatugezeho kiraza, noneho kitugeraho kitwigirizaho nkana, kubera yuko gisa nk'icyasubije imirishyo hasi. N'imirya murabona nubwo itatoye uruhumba, ariko nayo urabona yuko yarakangaraye. Birumvikana. Tubwire wenda imbere y'ubukwe washobora kwinjiza mu byiciro byose by'ubuhanzi ukora, yaba kuririmba, yaba kuvuga amazina y'inka, yaba kuyobora ibirori, yaba cyangwa no gutwara itsinda ry'ababyinnyi. Duhe ishusho y'uburyo byibuze mwashoboraga kwinjiza, tubone ko uburyo ihungabana rya Covid ryaba ryarabagezeho. Mu bihe bisanzwe ibyo bintu uvuze byose nibyo turabikora. Urumva iyo kimwe kitabonetse ikindi cyabaga cyabonetse. Utabonetse mu mazina y'inka ukaba wabonetse mu VMC, utabonetse mu VMC ukaba uri gucuranga. Dufite groupe yihogoza, tukaba turi gukorera muri timu, ariko ubu byose bisa nk'ibyahagarariye hamwe. Wasangaga nko mu cyumweru ushobora kuba ufite inote y'ibihumbi 100 cyangwa 150, wanyuze muri izo mpano zose cyangwa se imwe muri zo, ikaba yakwinjiriza nk'iry'itanu mu kwezi. Ariko ubu ngubu wapi, nyine byarahagaze. Ibikorwa urebye ushobora guhera ku bikorwa by'ubuzima busanzwe. Urabona dufite umuryango. Umugore n'abana bangahe? 2. Umwe ariga, undi ntabwo aratangira kwiga. Ariko nk'ibikorwa nko gutunga umuryango, ubundi nicyo gikorwa cya mbere cy'ibanze. Usanga biba bigoranye cyane, bigoye ubuzima. Iyo hari icyinjiraga kugira ngo gitunge umuryango kikaba kitakinjira, kandi ugomba gusohora, hanyuma ibituma usohora byo bitahagaze, urumva gutunga umuryango ntibiba biri buhagarare. Urumva ubuzima buba bugoranye cyane. Buragoranye ku buryo usanga inshuro nyinshi no kwitabaza inshuti n'abavandimwe cyane. Kuko icya mbere umushinga, nabyo ndabyita umushinga nubwo abantu batabibonamo umushinga. Niba wari ufite umwana akaba yigaga mu ishuri ry'ibihumbi 200, ukaba wamumanuye bamuzanye kwiga muri leta, aho bari kwishyura 5,000, 10, 12, ngira ngo ahari yishyura bari kwishyura 10,000. Ubu aho umwana wigaga warahamukuye? Naramuhinduriye ishuri, urumva ntabwo byari bigikunda. Yakeneraga transport ya buri gitondo. Iyo transport ntabwo wayibona. Urumva imodoka yishyurwaga ku kwezi. Amafaranga Minerval yishyuraga 200,000, ntabwo byakunda.
umwana yaramanutse. Icyo rero nanone ni igihombo ku muryango, kuko uwo mwana niwe wari buzaza akagira ubuzima uzitunga, akaba yafasha n'umuryango nawe muri rusange. Icyo ni igihombo cya mbere cy'umuryango. Ikindi mu bijyanye n'ubuzima, kwiteza imbere, nari natangiye agashinga ko kugira ubworozi buciriritse, ariko atari njyewe uri bubyikorere. Nari mbikunze nk'umushinga, nkavuga nzajya ngura amatungo nyaragize, urumva abo twari twatangiranye akazi bose narabwiye nyamuneka nimugurishe mu mutwanjye. Urumva rero byahise bihagarara muri makeya. Ikijyanye n'imishinga y'ubuzima cyarahagaze, ubucuruzi buvuga ngo ndarya gusa. Washobora kugira cyo hakagira umuntu wo muri famiye ukubwira uti nagize ikibazo mfasha, aho byarahagaze. Yego. Hari ukuntu usanga wenda umwe mufite nk'abantu bo muri famiye, washoboraga kuba yakubwira ati wenda umuvandimwe ati ku ishuri byanze, ukaba wamwishyurira, ntabwo bigikunda. Gusa nk'ubwahagarariye aho ngaho. Hari ubwo se ugeze ugerageza wenda gushaka ikindi kintu mwakora ngo murebe ko ayo mahirwe nayo yagerageza? Ibindi turagerageza, ariko ubu muri iyi minsi hari abantu numvise bavuga wenda ngo basize bamwe impamvu byanze ngo ni ubunebwe, ariko uba wagerageje. Nagerageje gukora kantine hariya mu Biryogo, tugitangira gukora haba hajemo no guma mu rugo ya kabiri. Mu rugo ya kabiri tuba turahombye kuko byari ibiribwa. Ari ibiribwa ntibyari biri no mu bihagarara, ariko buriya abantu bakorera kuri iriya mihanda minini, abakorera mu mujyi za Nyamirambo, hari iriya mihanda minini ahantu hadatuye abantu, guma mu rugo ibiribwa ntibikunda. Yego. Kuko nta circulation y'abantu ihari. Rero urumva ibyari birimo byarapfuye, byahise bipfa. Noneho kuba utariyubaka cyane ngo ufite igishoro gihagije uhagarare, nibongera gufungura wenda igihe activite zagarutse wongere ushyiremo, bihita byanga. Twasuye nanone Grace ngo utegure ukora ubucuruzi bwo kwambika abageni ndetse na dekorasiyo, ukorera mu isoko rya Nyarugenge. Avuga ko Covid yahungabanyije ubucuruzi bwe kuko ubu nta bakiriya abona, ndetse ubukwe bwitabirwa n'abantu bake kandi ntihabeho imihango yo kwiyakira, ndetse no kuba bakora basimburana nabyo bituma nta mafaranga akorera, bityo bikamugiraho ingaruka zo kubura amafaranga y'ubukode bw'inzu akoreramo ndetse n'iyo atuyemo. Grace ukorera mu isoko rya Nyarugenge mu bijyanye no gukodesha imyenda y'abageni na dekorasiyo. Rero mu bijyanye n'ingaruka za Covid, mu gihe Corona yatumye ubukwe budakorwa, igihe bwakorewe abantu bajya mu bukwe ni abantu bake cyane, ku buryo ibijyanye no gukodesha imyenda bitagikorwa. N'iyo bikozwe nk'abantu bageraga ubukwe bakambara imyenda igeze nko kuri 60, ntabwo bakwambara imyenda irenze 10. Urumva ko akazi katagenda, nta bakiriya tubona. Cyongeyeho no gukorera mu byiciro, gusimburanwa kugira ngo uvane intera, bituma nabwo umuntu wakoze uyu munsi ejo atazakora nabwo, kandi ugomba kugira icyo winjiza mu rugo. Numva ko aho harimo ingaruka mu buryo iterambere ritagenda neza. Mu mibereho y'iterambere ry'urugo rwanyu icyadindiye n'iki kubera ko Covid yaba ihari? Icyadindiye ni byinshi, n'imibereho irahinduka, uburyo bw'imibereho yarahindutse, uburyo bwo kwishyura amazu. Ukwezi gushize uba ugomba kwishyura inzu n'umuntu ukodesha, kandi ukishyura amafaranga utayinjije. Icyorezo cya Covid-19 cyagize ingaruka nyinshi ku bantu bakoraga imirimo itarasubukurwa, birimo imyidagaduro n'ibindi birori bihuza abantu benshi. Pascal Bakomere, Impamba TV mu mujyi wa Kigali.